Agati biraryoje. Ikintu cyarira n'umugore mu nzu. Yo kurya. David uhe. Kandi David wabona tugufashije kumushaka. Waduhaye. Kagenyuko. Mama yarapfuye wambwira. David nawe gucurikamo. Umva tugende. Tugende mwore. Konasoni. Gumari ubwo busa bwawe. Nama numemere ko banga. David kamubwire nahangana nawe ati nawe uzi kugira ushinze mureka ari Nino banga. Ziba Chantal nawe muri tuzaba ibiryo. Ako naboneka narije muzamebura. Ananja ndi kukonsa hakurya. Ntabiryo mperuka kubona. Amazi yo kunywa. David aziko ndanga iyo mbimenya Kanani Sanzane hano ntabwo mba naraje sundi ubu kuki navuye mu cyaro ubwo nyamara nari mbayeho neza nubwo ntari uko mbishaka ese ubu Kanani aza wundi David nawe wakomeje kumatira ibintu ashoboye agatuma twanana amahoro Naba Jackson ntari nzabye numvikana ntabwo nawe ntangaza ahari maze isaha nzahava Mana uzamfasha mve hano hantu ubuzima ndi kubona mbayemo si bwiza kandi sinshoboye kuba maze isi ubu nabukanga ubuse kuko nubwo mbyutse aha ngaha abanyitse bwo koko bakishimira kubona ndi muzima none ibyo bankorera byaba birenze Mana uzamfasha gusa pe nimbona mvuye hano hantu ntabwo nzongera imbaraga ndazibona none Masireka ndebe uko nabyuka Umwana yanjye Chantal ari basi sumungu bahana ari ameze neza ari kurya kuko ameze gute biramangayikishije cyane pe ngo David umeze ute neza amakuru yawe se makuru ni mabi kubera icyo ari mabizi ese mubaze Chantal ntabwo wamumboneye Chantal se ndamuyobora cyangwa ndamukontorora umva nawe umuntu azajya aza ari muri vibe nziza uhita umwakiriza ibyo ngibyo cyane icyo uri kwasa umuntu mbabarira Chantal ntabwo uzahanari ntabwo mashinzwe amaboko icyo umuntu yakubwiye neza umusubiza nabi ubu ngubu nibwo umenye ko umbwira neza nkagusubiza nabi kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza mwebwe muba mushaka ihangana none se David ubu ngubu kuba mubajije ngo Chantal ari he ni ngombwa ngo nsubize gutya ngo ese Chantal ndamuyobora cyane ko nazi ko nararana nawe cyangwa mwamukoreye ibibi hari amakuru ubifitiye gihamya se ahubwo ntumbwire ko rero kuba umeze gutyo wihebye basi se uri kumubona ryari uzi ko uri kugaragara na cya gihe uri kumubona ryari nyine ntabwo bindeba ubuse basi yaba yarasubiye iwabo yarajyanyweho na ndetse yavuganye na Kanani se Kanani ndetse ibyo ngibyo kuri kubimbaza ngiye mahoro nshinzwe Chantal ndetse siko nyangwa wapfushije yisha n'ubundi napfushije upfushije ndetse nise kuba nabuze Chantal ubwo urabona mfite amahoro ni umugore wawe se ahubwo nibwo wakagombye kumera neza kuko ubu mu rugo haratuje we akusiko nasoni ugira ziki kuba wabuze umuntu ngo ndi kumva ntabwo ndi kumva ntabwo umuharikiza maho wambabarira urakumera neza ngo wabuze Chantal yikuba byacitse uko se mana pole shumva reka mubwira maho sibyo umva reka mubwira nakubundi nanogari na ngombwa
nyine David reka mubwire uri kumva wenda birumvikana mwari mutangiye kujya mu rukundo mumeranye neza nta kibazo uri kumva ariko nyine niba yabuze ntabwo biguha uburenganzira bwo kumera gutyo wayaceceka bitabumze ntizo ubundi yuko wagira ngo uri kunshinza nk'aho ari njyewe watumye agenda cyangwa abura ngenda bizi ko namwe umva urebye niyo yaba yaragiye yaravuye mu rugo namwe wowe na Gatesi na Jackson mufitemo uruhare ko yagiye nabi bitimba yagiye bitewe namwe bitewe n'ukuntu mumufata urabizi neza cyane rwose yego wenda ntabwo Chantal ntabwo nari nsigaye mukunda na Gatesi nuko na Jackson wavuze yuko se ariko kutamukunda kabitera ni wowe kabitera se gute ngo ngiye gute ngiye kwitwara muri uwo buryo ariko kugenda kwe umva naho duhuriye nabyo wasanga yararambiwe hano mu rugo akigendera cyangwa yarabonye n'abakureba yarabonye abakureba uzabaze njye Chantal ndamuzi neza yuko atanciye byafashe niyo revo se cyane rwose umva ubu se ndabyizeye cyane ahari ari gukora iki nanjye nicyo kintu kimuhangayikishije rero ahari ubwo umva mwiyame ntuzongere ko kunshinza nkwiyumvamo ko atameze neza ni urukundo ruri kukubongana wasanga ari ko mudaheruka gusangira gusa ntuzongere kunshinze ngo ni njyewe watumye Chantal abura ndakwiyamye mwiyamye sho nsanze mahoro ni wowe nsanze ari wowe nsanze ibi bintu bifitemo uruhare ariko ubundi ni nawe ntungushye ni nawe ni njye watumye Chantal agenda nakubwiye ngo ni wowe ushingiye kuki umva mahoro reka nkubwire sibyo man umva man utanzamuriragira ikoze nkagita mwereka ariko mbanze mubwire Mbabarira. reka mumagare Gatesi nawe zumubaze Gatesi se muhamagarira iki reka mumagare Gatesi Gatesi mahoreka Gate Oui. ndavuze ngo ngwino hano aze hano nazeremerwa murifata mu kicumu ntungushye mwaramwishe tumushyingura ntabwo yava muri uru rugo mutaramwishe nyine tumushyingura he We, biki? Hayira. akanga kukaza kanyika Twiyicarire. Ubundi se koko kazamuye umunwa kabaye. biti amakuru Ni meza. umva se ratamukoze Chantal ari Kimeza. ariko ibintu kwakira Nyize, ngiye kubonga ururonka yo kunsuza neza habaye. cyumva nyine mu ndakubajije ngo Chantal ari nuko se mbana wahindutse kubera Chantal Ndamuheka. Ndamumesera. kandi ubu njye nabakubita Naramubyaye. abo nije gusa ari he Mvukana nawe. Uri kumumbaza mu biki? mu buhe buryo se ahubwo Panga iki na? ndababajije ngo Chantal ari Inde nawe. genda umuhige ni wowe ntwari ntabwo se Nanjye ngiye kubivuga. Undi ntabwo simaze wadusekera. kumbwira ahantu Chantal ari Chantal ntabwo ari igipupe cyangwa uruhinja baheka. guhera ubu ngubu Cyangwa umva ceceka bagende- umva ceceka tubwire guhera ubu ngubu nta kintu wemerewe gufata muri uru rugo Reka. wumve ko n'ahantu haba ibyo kurya Mhm. nahafunze nta kintu kimwe umva amahoro nyumva umva amahoro nyumva Ariko Gate se sha. Ni igira hirya nisanzu ndaje igira mbere hirya nisanzu Utarasara wakoraga iki? n'ikimenyimenyi ndaje mbereke Mhm. nta kintu wemerewe gufata Koko. simwemereye kurya Mhm. kandi njye ndaje mbibere kubera iki ngo kubera ko Chantal yavuze kubera ko Chantal mwamwishe wowe nawe Ubonye yapfuye nuko atafasha. kumva ngo Ngagapfa. kandi bakangaka njye nagakubita Ako bentande wibeshye umva amahoro reka nkubwire musigaye mumajije kuntinyuka ubundi se Ubundi se utiyubashye twagutinya duhereye nawe tugutinya duhereye umuntu ku wisuzuguza mukozi gukora tiride hamwe nawe nabatekeye bashiki banjye nabatekeye ubundi umuntu nkawe nigute birukana kuri Chantal ubu wabuze abandi nakubwiye ngo ibyo ntabwo bikureba umva zinaba noneho Zina- baraburiye umva ngo nakubwiye i twumvikanira byasomba urarize gate Igora. gate si yaraririye gate si ushonje we rata wariso si ushonje shamani turashobora ngaho se duheye ibirwara nabatekeye inda yawe se wabiduha oya dore nabimanitse hariya kugira ngo mwebwe mutaza kugira ntunguke gatebe imanura reka mbimanire reka mbimanire nicari nakubwiye ngo kore kabe David sha nakubwiye ngo sha nimba nabatekeye uyu munsi nimba nabahekera mukemure ese ubundi gate ibiryo yamanitseho hejuru mwebwe uyu munsi ubundi nabahekera yasizemo ibiki nawe utora Chantal si twamubuze se Chantal si twamubuze mama Chantal si twamubuze rata inyama David Chantal twaramubuze sibyo urishimye rega gatese Chantal si twamubuze mbese ko wazanye bike neza ndakora
cyana urubonye ko gusa gwera ngugu wowe mani mureke kurwanya impande nta muntu n'umwe yemereye kugira ikintu afata mwumvishe nta muntu n'umwe ngiye kuzajya neka mu gihe cyose natarabona Chantal nta muntu n'umwe yemereye gufata ikintu cyo kugira ngo neza ubundi umva zi ukeka ko umuntu atari yamufataho nijye mukuru we ntabwo uri mukuru reka turugusigemo na Chantal nawe noneho wishimye kera umva nimugende rwose nanjye naba mbonye amahoro mugende njye na Chantal ngarusigara agahinda kakwicara hano Chantal kabicara hano se Chantal ari umva reka mubwire nimba yaragiye nimba mwaranamwishe azaza ubusa nawe uri mu rukundo ubundi umukobwa yari yakwemeza ngo ubibone apeti umva bona apeti hari n'ibyo biryombye apeti ubundi si ibyo rero manzi cyara hejuru ubundi wasanga bazemo bya sombe ntuze yagusigiye gatakira anzufatema ariko ni cyo kubanziriza yes kigirira shombira ryoje shaka kibira ryoje ikintu cyarira n'umugore mu nzu kiri kurya David uhe kandi David wabona tugufashije kumushaka waduhaye kajye nyoko mama yarapfuye wamugiga David nawe gucurikamo umva tugende nasoni tugende mworere ko nasoni gumari ubwo busa bwawe nta muntu n'umwe ko banga David kamubwire nahangana nawe ati nawe uzi kugira ubushinzi mureka nino banga ziba Chantal nawe muri tuzabaje ibiryo ako naboneka narije muzamebona naboneka nabyo tuzabona numura nawe uteze kubona mani mwana ese dafigwa cyagwi ukuntu mbe mbe gisubira ubundi Davi uruzura gikubita mu gihe cyose Chantal ataboneka nta mahoro nzaba uvu mu rwego Chantal tugiye kuzajya duhangana mujye muhangana nturangubise uzi iki kintu kigiye kuba se ugumye ahangaha ko wisukije n'utuntu twishingaho Chantal noneho uzi ibintu ngiye kumukorera uzi ibintu ngiye kugira utu njye niririye mwavugaga mutarabona David ubu yarazi ko ari cyo wenyine mwavugaga mutarabona noneho ntabwo azigera abyuka hariya nzahamumugariza nzamumugaza birari kwivugishwa ngo ntituzongera kurya ngo kubera ko ngo Chantal gatari muri uru rugo ngo yafunze stock y'ibiryo ni akazi ke ndaje mwereke ndarwica urugi ko nanjye natoroshye uzi ko David yabonye impinduka irasiro ry'umukobwa ritume David angira gutya reba nyine reka tureba wowe uzi ko wibyita we ndaje mwereke Chantal ndamumugaza yesu we Chantal niwe wabyizanyemo Chantal urapfuye walayi noneho simuvuge ngo iki ntabwo bizakunda ko njyewe nabura rimwe kabiri gatatu Chantal ari bubiteye nibashake bakwica amahoro arakurwanya ahubwo kanye naribi garuka hano yine kuva ku ishuri no kugeza icara hano imeze bite ntabwo ku ishuri biragenda umva rero mubwire kandi ibintu ngiye kukubwira ubyumve ni nacyo kintu nari nguhamagariye umva rero nari nguhamagariye kugira ngo nkubwire ngo uru rugo uko ubibona nawe nyine tumeze nabi si ubibona uru rugo nta bwumvikane rurimo wumvishe ni nawe ari mu mahoro make kabisa wumvishe neza yaba amahoro yaba nuza David na Chantal na nuza na Gatesi bose n'abanuza n'abandi wumvishe bose ni nawe umudagararo muke ahantu ni habi nimba waranaje nawe ngo uje kwiga wisubirira iwanyu ahantu nutahava uzahava umurambo wa mwana we ahantu ni habi bimwe bitabaho nkubwire uburyo ari habi yewe we ese nuko uba wagiye ku ishuri we ntabwo wirirwa ahangaha igipfunsi kimungora kanseri ntuzere yagukubita David
ntabwo yari gukubita wa mwana iki ngiki nangiraga n'abana ntabwo mujya mwemera ntabwo nyizera n'imyaka twamaranye mu cyaro ngaho nyumvira uracyafite ubwana mu mutwe reka nkubwire nuza ni umugome umwe mubi ku rwego rwo hejuru ku buryo utabyiyumvisha ibintu ndi kukubwira uko byumva ni umwana mubi aha ngaha noneho haba abazimu bamwe batabaho abazimu bamwe mu ngo z'umuntu kurwara yumvira ntabwo uraryama urute muri uru rugo harimo abazimu bagenda batambagira ahantu ni habi rwose nushaka witahira ugenda ubwire amahoro usubire iwanyu mu cyaro umubwire ati ngo sha byanze ndi kubona ngiye kwitahira wumvishe cyangwa ni amagambo uzabona yo kumubwira kugira ngo usubire iwanyu mu cyaro ntabwo ndimo ndabyizera yumvira nuko uri kwimana wa mwana ubu se mbikumvisha ute sha abazimu uru rugo rubamo abazimu ndi kukubeshya wagiye ukura mu mutwe nimba umuntu ari kukubwira runo rugo ngo wabamo umutekano muke utazavura urumugu nimba warazanye amaguru abiri ujyana akaguru kamwe nujyana ino rimwe hano ku birenge kandi warazanye amano 5 amatwi kutumva nimba mahoro uragira ikintu cyo na kimwe mubwire mu byo mubwire nzakuvuna je gusanga ibicyo uri kumuhisha ntabwo iki ibicyo uri kumubwira ngo ni yibeshya bimbwira ibiki nkaho yumvise njyari ikintu mvuganye nawe twari turi kwiganira uburyo ku ishuri biba bimeze ku ishuri kuva ryaruganiriza ibintu byo ku ishuri none se ubundi sinanitse ugiye mvugane n'ino njiji atagenda yemeye ariko ibyo ako nyine ndavuze ngo ndakwiyame n'ibicyo uri kumubwira ako none nawe rwose nawe ushaka kunkubitara sinzi n'ibintu numvishe uri kuvuga ngo hano haba abazimu kereka nimba ari wowe muzimu ubwo ngubwo ni wowe ndi kubona aha ngaha kabisa cyangwa Chantal yapfuye niwo muzimu uri kugutera mwaramwishe Chantal wazibye ndabyubwire David noneho ibi ngibi sinabizima wajya uvuga gake wanjije ndavuze ngo ziba David ndabivugira David Chantal warambwiye ngo mwaramutsemye nubwo mwamutwitse none kumbe mwaramwishe n'umuzimu we narindi kuvuga ibyo nabwiraga nako mana yanjye oya kamubwire mawo mwaramwishe Chantal vuga gake kandi uvugane nawe murabicanyi ubundi barakuroze murabicanyi nyine barakuroze we ibaraguze nusoza umbwire nanjye mvuge muzanyica mvuge uzanyica nzakwica niba bishaka nzabikora utuzanyica we umva Jackson mubwire bimva mbanze nkubwire niba ndi kubwira ndeba hano mbanze nkubwire ubu se niwavuga utanankubise kariho mera mu nda David yiharaje kubaza aba muri uru rugo bose aho Chantal ari uri kubyumva neza ejo bundi naguze ibintu yarankubise yaraje arambaza uzi ibintu yankoreye yarankubise nahise mubwira ngo aza kubaze nimba yarakubajije nimba atarakubajije simbizi ariko nimba mwaramwishe koko Chantal nzabibwira David ingumi nariye kiriya gihe wagira ngo ni ku ngoma za kandi nanjye kukubwira ibintu noneho ngiye kumukorera nuza Chantal ngiye kumumugaza ndamumugaza ku buryo kugenda bizajya bimunanira ko mugiye kumwica kabiri kandi mwaramwishize yari yapase ntago arapfa aracyari guhumeka insigane noneho mwica umuntu mukica n'umuzimu mukica n'imizimu zabo ubundi umuntu mugira niwe uzakwica ndavuze ngo ziba kandi David uzaramu kumubwira wisubishira mu bikorwa ngo niwe uzanyica uzaramu kubimubwiye izina ry'Imana nawe uzatwika utazanyica nubishaka bizaba ntabyo nzamubwira kwicaza uriya mwana ukamubwira ibibera muri runo rugo nabyo uzabizira kandi ndi kubibona mu maso yawe ko uri kubimubwira oya ntabwo nawe ndaza kubimubaza ngo niwaba muri umuzimu ndabimubaza oya biza kumubaza njyewe nta n'ikintu namubwiye ariko David we nzamukwiciraho we David ankubita ugisohora umunwa gutya ubimubwira nkabyumva cyangwa bimumekerwa nzakwereka ningize ngo ugiye kumvuranira none nawe nukunyica komanda yanjye noneho nanjye ngiye kubumura umurambo wa kabiri rwose nahageze gira vuba kandi ndi kwihuta umenye ko bwije manuka ubundi tuvugane nikomereze nitahire nzamuke gatoya akareka se n'injiri wanyu wanamanuka manuka cyangwa ubireke ndi kukwinginga ubundi se ku buzima bwa Chantal ari wowe uzabubazwa manuka sawa
none Meze se neza. nese kumamagaye ijoro ubona buri kwira ahantu ukwereke Mfite umwanya se uvugane nanjye. nandi ufite muto yuko n'iminota nk'itanu Ariko abakire muri iyi minota 5 nishaka ibicumi. Mhm, Ubundi ahubwo byose ni wowe bireba. Ucyumva neza Ibyo ntabwo ndi biki se? kukwinginga. Aha niwe wazanye Chantal mu rugo. yego Niwe wamuzanye. Nawe na David. yego Mwabanje kubitekerezaho se? nyine twararebye tubona wa mwana akwiriye gufashwa turamufasha Mumuzana mu rugo. yeah. Ubu se wararebye usanga mu rugo twe dufite imitungo myinshi kurenza iwanyu. nyine ukuntu byagenze urabona nyine nari ndi hafi y'iwanyu navuga ati rero ni mwebwe inshuti mfite hafi reka mbitabaze nyine mucumbikire nuko nyine David turavugana arabyemera numva ko nta kibazo nyine aramuzana None se ubu uri gutekereza reba nawe urugendo rwose nakoze. ndarubona nyine ari n'igice cyanzanye hano zisa. nanjye nicyo nshaka kumenya nyine Urumva ufite amatsiko. Mm. Nje kukwiyama. Nje kukwiyama. nakugize utese Hari n'igihe nigeze kumva ngo waje mu rugo ariko waraje ntitwabonana. naje nsanga mudahanye Nk'uko duhuye rero izi saha nta muntu n'umwe ubizi wo mu rugo nako nshaka kukubwira ko bigiye kubibanga. Kugira ngo ubwire ko Chantal ahari nta mahoro afite uri kumva nta mutekano nta kurya nta kunywa uri kubyumva neza si umuntu watuzaniye mu rugo ahubwo si ubu nabyita umusazi ni dayimoni w'umugi yabagize